Reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho nkurikirana umunsi kundi kuri Rwanda. Nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana inkuru z'urukundo ndetse n'ibindi biganiro kuri YouTube channel. Tudatinze reka dutangire n'inkuru yacu y'uyu munsi. Inkuru yacu y'uyu munsi ni umwana uvuka wenyine gusa mu babyeyi bose, gusa nyina yarapfuye bityo rero mukasa akajya abasha kuba yamufata nabi ntiyamwitaho nk'uko byari bikwiriye. Umugabo umwe yaje kugira ibyago, maze mu kugira ibyago bye dore ko yari afite umugore mwiza kandi yakundaga. Dore ko umugore yitwaga Mama Juliana. Gusa Mama Juliana yaje kubyara, ariko mu kubyara kwe ntabwo yigeze agira amahirwe yo kuba yabaho ndetse n'umwana wiwe wabeho, dore ko byabaye ngombwa ko rwose Mama Juliana apfa kugira ngo Juliana abashe kuba yavuka maze abashe kuba yagera ku isi. Nuko Papa Juliana yaje kwihangana bityo rero atangira kuba yarera Juliana, dore ko yamureze ndetse rwose aramurera biramugora cyane. Gusa Juliana yaje gukura ndetse agira imyaka 5. Bityo mu kugira imyaka 5 Papa Juliana yabonaga rwose bikomeje kuba byamugora, ariko kurera Juliana wenyine rwose byamuberaga imbogamizi, kuko yari yaririnze kuba yahita akaza n'undi mugore. Yakomeje kuzajya yita kuri Juliana wenyine. Gusa rimwe rwose Papa Juliana yaje kuzajya abaza Juliana nubwo yari umwana ati, se Juliana urabyumva gute mwana wanjye mbashe kuba nazana umugore bityo akajya abasha kuba yakwitaho? Gusa Juliana we bitewe n'abandi bana ndetse bakoranaga ndetse birirwaga bakina, yumvaga ko rwose kuba haza mukase bitaba ari byiza, dore ko yatekereza ko ba mukase iteka ryose batoteza abana. Bityo rero Juliana yahoraga asubiza, ndabizi neza rwose iyo haje umuntu wundi mu muryango rwose tutava indimwe ndetse papa tutakuranye ndumva yafata nabi pe, kandi papa nyine ntabwo mbishaka gutya ameze biranyuze. Gusa Papa Juliana yahoraga abwira Juliana ko rwose haje undi mubyeyi yabasha kuba yamwitaho ndetse ibyiza abona byaba byiza kurushaho. Ati kandi mwana wanjye Juliana ntukajya utekereza ko buri muntu wese yaza yakubera mukaso wawe mubi. Mwana wanjye tekereza ko yaza ndetse akamera nka mama wawe ndetse akaba umuntu mwiza. Gusa Juliana we suko yabyumvaga, ahubwo yahoraga abwira se ati, papa we nukubyumva ndetse nukubitekereza, kandi ndatekereza ko rwose aje kajya nkubwira ko amfata nabi papa biragoye ko wabyumva. Gusa se yahoraga amubwira ati, mwana wanjye ibyo ntukabitekereze rwose pe, jya wibuka ko ari we mwana gusa mfite, rero ntabwo byabaho ko nabura kukubonera umwanya ndetse mbure gutekereza ndetse nite kuntu rwose umeze. Rero mwana wanjye ntugire ikibazo, ndabizi neza ninza n'umugore azakwitaho kandi azagufata neza. Ati hoya rwose papa wowe nyine nturi kunyumva. Atariko Juliana ujye umenya ko uri umwana muto rwose, ku myaka yawe 5 ufite ntabwo wagakwiye kubumbwira gutyo, ntiwagakwiye kumpitiramo umwanzuro mfata. Gusa Juliana nubwo yari afite imyaka 5 rwose ibitekerezo bye byagasaga nkaho bitari iby'imyaka 5, dore ko yahoraga abwira se ndetse akamubwira ko adashaka kuba yazana undi mugore. N'abandi bantu rwose bazaga baza gusura Papa Juliana byarabatunguraga cyane kubona ubwenge bwa Juliana ku myaka y'5. Babonaga afite ubwenge bwinshi ndetse yari umwana rwose usa nkaho ufite open mind. Nyine byagaragaraga ko Juliana rwose ari umwana uzaba w'umumaro, kandi byagaragara ko rwose Juliana ari umwana w'inshakura dore ko yari afite ubwenge bwinshi cyane. Gusa Papa Juliana muri ibyo byose yari akeneye izindi nama rwose, dore ko ibitekerezo bya Juliana atagombaga kubigenderaho, bitewe nuko rwose yabonaga Juliana ari umwana muto cyane ndetse ko umwana rwose nta kintu yabasha kuba yamugezaho. Yajyaga agenda mu kabari ndetse akaganira n'abandi bagabo, dore ko babaga bari gusangira rimwe kugira ngo rwose babashe kuba bamugira inama. Atese Papa Juliana noneho rwose ufite ikihe kibazo ko mbona rwose usa nkaho afite stress? Ati bagabo bagenzi banjye rega nta zindi stress mfite, ibibazo mfite rwose n'ibyuriya mwana wanjye Juliana ntashaka ko nzana undi mugore rwose. Gusa abandi bagabo bo ntago babyumvaga dore ko banamusekaga cyane. Atariko rwose Thomas ibintu uvuga ntabwo tubyumva. Ni gute kariya kana gato ka Juliana k'imyaka 5 kakubuza kuba wafata umwanzuro rwose? Ati oya rwose ntago ari uko kambuza kuba nafata umwanzuro, ahubwo rwose kariya kana gerageza kuba nakora ibintu kumva ndetse kishimiye. Rega mujye ko kariya kana bagasize kari agahinja rwose, rero mashaka kureba neza nka making sure ko umwana wanjye ameze neza ndetse umwanzuro uzafata utazamubangamira. Gusa abandi bagambwa atariko Thomas ibyo ngibyo birumvikana, nta mwana rwose wavuga ko rwose yishimiye kuba haza undi mugore mu rugo rw'iwabo, dore ko abafite agahinda ndetse babajwe nuko nyina yapfuye, rero abayumva ko rwose nyina nta wundi muntu wamusimbura. Erega umwana wawe ntagomba gutekereza negative side rwose. Ati yego rwose ndabyumva bagenzi banjye, niyo mpamvu rwose mbafite hano kugira ngo mubashe kuba mwangira inama, kuko nge rwose ntabwo mbishoboye pe, kuko umwana wanjye aranzonga. Nuko abagabo bagenzi be baje kumugira inama ndetse bamugira inama rwose ko yagenda ndetse akabasha kuba yazana undi mugore, dore ko nawe yabonaga rwose kubaho mu buzima ari we rwose na Juliana gusa bibangamye.
Bidatinze papa Juliana yaje kugenda ndetse ahita akaza n'undi mugore, dore ko bitatinze cyane, dore ko mu myaka 5 rwose hari abakobwa benshi ndetse n'abamama benshi bamwitagaho, bityo rero ntabwo byari kumugora kuba yahitamo undi muntu rwose babasha kuba bakundana. Papa Juliana yaje kuzana undi mugore, gusazana umugore w'inzobe ndetse mwiza cyane. Gusa nubwo yari amuzanye rwose ntabwo yumvikanaga na Juliana n'umukobwa we, dore ko Juliana yari yarashwishwibirije ndetse amubwira ko rwose adakeneye undi mugore mu buzima bwabo. Ariko papa we ntabwo yari kumwumva rwose, ndetse nta nubwo yari kumwumva ku bitekerezo bye, dore ko yatekerezaga ko ari umwana cyane. Kuva iyo saa ndetse n'uwo munota rwose papa Juliana kuva yazana umugore, ubuzima bwa Juliana bwatangiye kuba bwahinduka, ndetse Juliana ibyishimo yari afite mu rugo byose byahise ko bihinduka, dore ko umwana yatangiye ubuzima bwo kuba yaceceka ndetse agatuza cyane, dore ko nuko yaganirizaga se atangiye kuba yahise kabireka byose, nyine umwana yahise kahinduka, biragaragara ndetse bigaragarira abantu bose. Nuko umugore wa Thomas yaje kuzayaza agenda ndetse akaganiriza Juliana ati se Juliana mwana wanjye, ko mbona rwose uba wabirakariyemo ndetse utabashaka kuvuga, bimeze bite? Nuko se ndi mukaso. Juliana nta jambo yabaga afite ryo kuvuga, dore ko ubuzima yari yarabayemo butari bumenyerewemo n'abandi bantu bose. Rero byaramutonze ndetse kugira ngo abashe kuba yakakira uwo mugeni se yari yamuzaniye, rwose byaramugoye cyane. Gusa Thomas uko yatahaga buri joro ndetse avuye ku kazi, ntabwo yari agifite umwanya wo kuba yaza kugira ngo abashe kureba niba Juliana yaryamye neza, dore ko mbere rwose atashoboraga kuba yakora ikosa ryo kuba yaryama ataramenya ko umukobwa we ameze. Ukwezi kumwe 2 ndetse na 3 yararenze, papa Juliana atabasha kuba yajya mu cyumba cy'umukobwa we ndetse ngo arebe uko ameze. Gusa buri uko yatahaga akigera mu cyumba yitaga abaza umugore we ati se sheri, umwana wacu yameze neza? Ati yego rwose Thomas, ntugire ikibazo ndetse ntukajye ugira ikibazo rwose, njye ntabwo ndi umubyeyi gito rwose, umwana mba namwitayeho kandi rwose umwana aba ameze neza, si ngombwa ko rwose watumwa ujya kumureba mu cyumba uko ameze, kuko ndabizi namusize aryamye neza ndetse namworoshe. Rero ntabwo ari ngombwa rwose, rwose mureke, si ngombwa ko wajya kumureba. Gusa nyamara ngo byari bimeze gutyo, umugore ntabwo yigeze abwira Thomas ukuri ndetse amubwire ko we n'umwana badahuza, dore ko rwose Juliana atigeraga avugisha mukase, yahoraga yicecekeye, yari yaratuje ndetse yari yarumiwe. Kandi na se rwose ntigeze agira amahirwe namwe yo kuba yavugisha umwana we Juliana ngo agende mu cyumba cyiwe ndetse arebe uko ameze. Bityo se yakomeje akazi ke ndetse akajya agakora agataha bwije, ntabashe kuba yavugisha umwana we. Gusa mukase byaramurambiye ndetse rwose biramurambira kubabona rwose abana n'umwana atavuga, tigeze areba ndetse amenye ko ari umwana w'imyaka 5 ndetse ko kwivumbura k'umwana bifite ishingiro. Abwo nayo yatangiye kuba yatangira kuzajya mutoteza ndetse rimwe na rimwe akanamwima ibiryo, dore ko yamwimaga ibiryo rimwe na rimwe ndetse akaramukingirana mu nzu rimwe ntanajye no ku ishuri. Gusa Thomas we buri uko yatahaga buri joro mukase w'umwana rwose yahoraga amubwira ndetse akamwumvisha kundi umwana ameze neza. Gusa Thomas nkuko byari bisanzwe yajyaga agenda kuri babashuti be ndetse agakomeza bagisha inama ati se bashuti banjye, ko umwana wanjye rwose ntabwo nkibonera umwanya rwose nka mbere. Ati yego rwose Thomas, birumvikana ko utakibonera umwana wawe umwanya bifite ishingiro, ubu ngubu rwose ufite umugore, uba ugomba kwita ku mugore ndetse ukareba rwose kameze neza. Ariko Thomas, ibyo nabwo rwose ntabwo byakaguhesheje amahirwe yo kuba rwose utakita ku mwana wawe, ugomba kuba seriye ndetse ukajya ureba rimwe na rimwe ukareba uko umwana wawe ameze rwose. Ati ngerageza kuba nabikora, ariko umugore wanjye rwose mba mwizeye ndetse ambwira ko umwana ameze neza. Rero mu gihe rwose yambwiye ko umwana ameze neza, nta mpamvu nimwe yatuma ajya mu cyumba cye, mbanje naniwe ndetse rwose ngahita ko nihengeka. Gusa abashuti be bakomeje kuba bamugaya ndetse baramunenga cyane. Ati se Thomas, ko mbizi neza ko wajya kugeza saa 6 ndetse na saa 7 uri kuganira n'umukobwa wawe bavuye ku kazi, ubu ngubu rwose ntusigaye uryama saa 4 nazo zitaragera. Ati yego rwose mva ku kazi nkaza ndetse nkaganira n'umugore wanjye umaze kuba ntaganira nawe, biba bibaye mpita ko niryamira rwose ngasinzira mba naniwe. Ati rwose Thomas, wikubita agashyi rwose, kuko ibyo bintu ntago ari byo ndetse nta n'uwabigushyigikiramo rwose. Wikubita agashyi ugerageza ubihindure ndetse utangire kuba wavugana n'umwana wawe. Gusa Juliana we yaje kurwara ndetse arananuka cyane, dore ko nta muntu wari umwitayeho ndetse nta n'umuntu wari ushishikajwe no kuba yamenya ukuntu ameze, dore ko na mukase rwose yari yaramukingiranye bitewe nuko yari amaze kuba yarambirwa kubona umwana uhora rwose acecetse ndetse atavuga. Juliana yaje kurwara malaria ndetse araremba cyane, dore ko se rwose nawe bari bamaze kuba bamubwira ndetse bashuti be bari baramaze kuba bamugaya cyane.
nuko se yaje gutaha maze atashye rwose asanga wa mugore yamushyuhirije amazi nk'uko byari bisanzwe. Nuko abwira wa mugore we rwose ati ese Juliana ameze neza? Ati yego rwose sheri ntugire impungenge, sijye nakubwiriye ko umwana rwose aba ameze neza, ntabwo ujya ubyumva. Nuko noneho Thomas kuri iyo nshuro ntabwo yigeze yumva umugore we, dore ko yamubwiye ati none reka njye kureba rwose umwana wanjye kuntu ameze, dore ndamukumbuye. Dore ko amezi yari amaze gushira ari 5 rwose se w'umwana atabasha kuba yareba ndetse ngo amenye ukuntu umwana ameze. Gusa rwose mu gufungura icyumba cy'umwana yakubiswe n'umuntu ko bitewe nuko rwose icyumba cy'umwana nta wamwitagaho ndetse nta n'uwamufuriraga amashuka, dore ko nta n'uwamenyaga ko rwose umwana yakarabye. Nuko papa Julien namukureba rwose umwana yasanze umusatsi waramwereyeho rwose umwana ameze nabi wagira ngo umwana aba muri pariki. Agahinda karamwishe cyane ndetse mu kureba asanga umwana ni indembe, dore ko umwana rwose atabashaga kuba yavuga. Nuko papa Julien nta kindi yakoze yakubiswe n'inkuba ndetse ariheba cyane, yahise afata umwana we ndetse amushira mu modoka, dore ko yahise kamwirukansa ndetse amujyana kwa muganga. Gusa mu kumushitsa kwa muganga rwose abaganga baramurebye ndetse bareba kuntu yari asa neza ndetse ari mu makoti, baramugaya cyane. Atese mugabo nukubona rwose uri mu makoti usa neza gusa ubwenge ntabwo nta bwenge ufite. Ati umwana malariya iriyenda kumuzahaza, umwana yarapfuye yarashize inzara yaramwishire, umwana umwanda afite, urebe n'ikimodoka ari rwose umuzanyemo nta n'isoni. Nuko papa Julian baramugaye cyane ndetse baramunenga cyane. Gusa bitewe nuko rwose mukase wa Julian nta n'isoni ndetse nta n'ikimwaro yaragira yaje kubagemurira. Gusa mu gushika ku bitaro rwose yasanze papa Julian yamurakariye ndetse cyane. Ati se mugabo mwiza ko wandakare ndetse muno ndashaka kuvuga bigenze bitaho na amahoro. Atari ku mugore nta soni ufite koko? Ese nubwo rwose utarabyara ntiwagirira n'impuwe rwose n'uwabyawe ari kwisi, uzi kuri ya mwana ari we impamvu yatumye rwose nkuzana mu rugo? Ati yego rwose ndabizi niyo impamvu rwose yatumye nzahariya, niyo mpamvu mbyuha ndetse nkabiha agaciro, niyo mpamvu mwitaho umunsi ku wundi. Ati atumwitaho umunsi ku wundi? Atumwitaho umunsi ku wundi rwose, kandi mbona umwana wanjye ameze nabi ndetse ari ubupfa. Ubusi iyo ntamenya rwose ndetse ngongera amahirwe rwose uyu munsi njye kumureba mwari iriya joro ndebe kuntu ameze nkaguma nizera ibyo wajya kumbwira, umwana wanjye ntiyari guhita akapfa. Ati hoya rwose mugabo mwiza umwana ameze neza. Atameze neza areba amaserumu arimo. Nuko papa Julian yagize agahinda kenshi cyane ndetse rwose bavura umwana we rwose, gusa rwose bavuye umwana we ndetse bamwitaho yongera gusubirana ubuzima. Gusa mu gusubirana ubuzima rwose yahise ko yifuza ndetse atekereza uko yakora kose kugira ngo rwose ataguma kugumana n'uwo mugore, dore ko yari amaze kubona ko rwose mukase w'umuntu ahora ari mukase w'umuntu ndetse ko nta mpinduka zijya zibaho ndetse ko umwana rwose utari uwawe utamufata neza. Ati cyakoze mu gihe ikintu umonye cyo ni kimwe kandi ikintu umaze kwitegereza ni kimwe. Biragoye ko rwose wabona umuntu wita ku mwana rwose ndetse akamwitaho neza ataramubyaye mu nda ye. Ati kuko unyeretse icyizere cy'uko rwose abantu bose batarabyara batajya bamenya agaciro k'umwana kenshi. Nuko papa Julian mwana yaje gukira ndetse amusubiza mu rugo. Gusa mu kumusubiza mu rugo rwose ntabwo yongeye kwita kuri wa mugore ukundi, ahubwo yatangiye kuba yazajya yita ku mwana we ndetse uko bwije nuko bukeye, dore ko yatahaga ndetse akita ku mwana we ndetse akamenya kuntu ameze. Ndabakunda cyane yari David Rwanda. Kwibutsa rwose mu byeyi kuzajya umenya ndetse ukarimakinga shuwa ku mwana wawe rwose ameze neza aho yaba ari hose. Ndabakunda cyane. Kwibutsa gukora subscribe kuri iyi channel ya David Rwanda. Imana ibarinde.